zimwe mu ngaruka uzagenda uhura nazo ku bantu bagiye bagira kwikinisha. Icya mbere harimo kwangirika ku bwonko. Twabonye ko ni igikorwa ukora ukoresheje ubwonko bwawe ndetse n'ibice by'imyanya myibarukiro yawe. Aha ngaha hazazamo kwangirika kwizo twita tissues z'ubwonko cyangwa se twa dutsi duto dushinzwe guhanahana amakuru mu bwonko. Ikizakubwira ko tuno duti twatangiye kwangirika rero hazabamo gutangira kwibagirwa. Indi ngaruka yindi nanone ni hahandi azumva akoze igikorwa cy'imibonano wenda n'uwo bashakanye akumva ntageze ku ndunduro cyangwa se ntageze kuri wa munezero wo kurangiza nk'umuntu wakoze cya gikorwa, ahubwo akaba yakibeta umutware we akajya kwikinisha kubona ibyo bimunejeje. Dukomeza tumanza kubasuhuza inshuti z'ikiganiro gira ubuzima. Uyu ni umwanya rero w'ikiganiro gira ubuzima, ikiganiro dutegurirwa n'ikigo Relax Life Center. Ikiganiro kibageraho buri munsi igihe icyo cyose uba ukeneye kumenya byinshi bijyanye n'ubuzima, kumenya ese ni gute wakwitwara mu buzima, ese ni gute wakitaho, ese ni gute wakikurikirana. Ibyo byose rero mwaka kanya tuba tugiye kugenda tubiganiraho. Mbibutsa ko ikigo Relax Life Center dukorera Kimironko, gera Kimironko utambike uyu muhanda usa nk'werekeza mu izindiro, utambika imbere gatoya ukigera aho haguruka ikorera cyangwa se impande y'urusengero rwa Square. Naho ngaho ushobora kudusanga, dushobora kugenda tugufasha byinshi bitandukanye kujyanye n'ubuzima. Ariko nkomeza mbabwira ko tuba dufite insanganyamatsiko nyinshi tugenda tuganiraho. Hari zo twagiye tuganiraho zigiye zitandukanye. Uyu munsi tugiye kuganira ku ngaruka zo kwikinisha. Yabana muvandimwe waduteze amatwi, wowe uri kudukurikirana mwaka kanya, nimba wagiraga kwikinisha nagira ubwire ko atari byiza, kuko aka niko kanya tugiye kugenda tuganira ingaruka zo kwikinisha. Hari benshi babikora bazi ko nta ngaruka bigira, ariko tugiye kugenda tureba ingaruka zabyo. Mwaka kanya rero mugiye kugenda muganira na muganga wa Mungu Jean Marie Vianney, akaba rero mugiye kugenda muganira mw'iki kiganiro tugenda tuganira byinshi bitandukanye kubijyanye n'ubuzima. Kwikinisha ni iki rero? Kwikinisha ni igikorwa umuntu akora yikoreyeho akoresheje ubwonko n'ibice bye by'imyanya myibarukiro, agira ngo agere ku ndunduro cyangwa se agere ku munezero nk'umuntu wakoze igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina. Urumva ko ni igikorwa ukora wowe ubwawe wikoreyeho ukoresheje ubwonko bwawe ndetse n'ibice by'imyanya myibarukiro yawe. Ubwo nimba ari umugabo ushobora gukoresha imyanya myibarukiro yawe nk'umugabo, nimba uri umugore cyangwa se umukobwa ushobora gukoresha imyanya myibarukiro yawe y'igitsina gore. Aha rero zimwe mu ngaruka uzagenda uhura nazo ku bantu bagiye bagira kwikinisha. Icya mbere harimo kwangirika ku bwonko. Twabonye ko ni igikorwa ukora ukoresheje ubwonko bwawe ndetse n'ibice by'imyanya myibarukiro yawe. Aha ngaha hazazamo kwangirika kwizo twita tissues z'ubwonko cyangwa se twa dutsi duto dushinzwe guhanahana amakuru mu bwonko. Ikizakubwira ko tuno duti twatangiye kwangirika rero hazabamo gutangira kwibagirwa. Urumva ko nimba zira tissues zatangiye kwibagirwa, zamaje kwangirika, uzatangira ugira ibyo twita kwibagirwa bya hato na hato. Ugiremo kujya uhorana umutwe udashira. Hano uzasanga umuntu wagiye agira kwikinisha ashobora guhorana umutwe udashira, kuko ziriya tissues ziba zaragize gute zarangizitse ndetse na cerveau yiwe ibinaniwe. Aha nanone hazemo kuba wagira isereri ya hato na hato biturutse kuki, kuko ziriya ziriya tissues z'ubwonko zitabasha kugira gute gukora neza, no zasange ibyo byose biguhuriraho. Aho icyo ni kimwe muzakwereka ko bwa bwonko bwawe bwangiritse. Mva ko uzagira guhorana umutwe uhoraho, kugira isereri, kwibagirwa bya hato na hato. Ibi byose ni ibimenyetso bishobora kwereka ko kwa kwikinisha wagiye ugira byatangiye kukugiraho ingaruka. Indi ngaruka yindi nanone ushobora kwibonaho ku bantu bagiye bagira kwikinisha, ubwo hareka tugaruke nanone ku bijyanye n'impagarike ya muntu cyangwa se ku miterere ya muntu. Aha uzasanga nanone ushobora kugira icyo twita umugongo wa hato na hato. Kuko muri cya gihe uri gukora cya gikorwa cyo kwikinisha
iyo ugeze kuri ya ndunduro nk'iyo umuntu ugiye kurangiza hazabamo gukoresha za mbaraga nyinshi cyangwa se kumva bwa bushagara cyangwa se nk'umuntu ugeze kuri wa munezero ugiye kurangiza cya gikorwa. Biriya rero byangiza iki? Byangiza umugongo. Indi ngaruka yindi nanone ushobora kuzibonaho, hazazamo kujya uhumeka insigane. Ubwo aha tugeze mu myanya y'ubuhumekero ko nabyo bishobora kugira gute? Kwangiza kiriya gice. Uzasanga umuntu wagiye agira kwikinisha ashobora gutangira kugenda ahumeka insigane. Iyi nayo n'indi ngaruka yindi ushobora kugenda wibonaho byaraturutse ku ngaruka zo kwikinisha. Aha nanone ushobora kugira kubabara mu gatuza. Kumva urababara mu gatuza ariko ntumenye ese byaba biterwa n'iki. Kandi nyamara nta kindi kibitera ni za ngaruka zo kwikinisha. Haba ku mugabo ndetse no ku mugore cyangwa se ku musore cyangwa inkumi. Ibyo bimenyetso byo ushobora kugira gute? Kubyibonaho. Ariko bitavuze ko biriya bimenyetso byose turi kugenda tubona ariko ushobora kubyibonaho byose. Ushobora kubona kimwe muri byo. Ushobora kugira nk'ikibazo cyo kubabara umutwe, ushobora kugira ikibazo wenda cyo kwibagirwa, ushobora kugira ikibazo cyo guhumeka insigane, ushobora kugira ikibazo cyo kubabara umugongo, wenda ukaba wakibonaho nk'ingaruka imwe mu izo zose ndetse n'izindi turagenda tubona. Bibutsa ko rero mu kigo Relax Life Center ibi byose iyo tugana turaza tukamenya ese ni gute turakwitaho, ese ni gute turagenda dukurikirana ubuzima bwawe. Aha nanone kandi indi ngaruka yindi ushobora kuzagenda wibonaho ku bijyanye n'imyanya myibarukiro cyangwa se ku bijyanye na reproductive system, ruriya rwungano rujyanye n'imyanya myibarukiro. Aha naho ni hamwe mu hari ingaruka nyinshi noneho zikunze kugaragara cyane akenshi na kenshi, ariko ntitumenye ngo ese byaba biterwa n'iki. Tukabona izo ngaruka ziri kutubonekaho ariko ntitumenye ese byatewe n'iki. Reka duhere nko ku bagabo. Ku bagabo ingaruka ya mbere uzibonaho hazazamo nk'ingaruka yo kurangiza vuba. Watekereza cya gikorwa cyo gukora imibonano ugahita urangiza ako kanya ukimara kubitekereza. Biturutse ku iki rero? Aho ikizabitera ya mikoranire y'ubwonko n'ibijyanye n'imyanya myibarukiro ibigize gute? Ibifite ikibazo. Kuko warayikoresheje urayinaniza, imaje kuyinaniza noneho igira gute? Habaho kwangirika. Noneho habaho nimba utekereje cya gikorwa direct ugahita wirangiriza ako kanya utaranabikora. Cyangwa se wajya gutangira cya gikorwa cy'imibonano mu gihe ukijya kugikora ako kanya nabwo ugahita urangiza ukigitangira. Urumva ko uwo mugiye kugikorana ntago abashije kwishima, ntago abashije kugera kuri wa munezero nawe yumvaga yifuzaga akeneye kugeraho. Kandi noneho indi ngaruka yindi ikomeye, nimba urangije ako kanya ntago urongera kugira gute? Kubitekereza vuba. Ushobora kumara iminsi 2 cyangwa 3 urongera kugira gute? Kubitekereza, kuko ya misemburo ya kigabo ya yindi izatuma habaho imikoranire y'ubwonko n'imyanya myibarukiro iriya iba yagize gute? Iba yamaje kwangirika. Aha indi ngaruka yindi nanone uzagenda wibonaho ku bantu bagiye bagira kwikinisha, ni hamwe uzasanga noneho umugabo ashobora guhinduka ikiremba. Zasanga ntagikeneye kuba yakora ya mibonano mpuzabitsina, bwa bushake bwaragiye burundu. Ibyo byose rero ni ingaruka ushobora kugenda wibonaho uzitewe n'iki? Uzitewe nuko wagiye ugira kwikinisha. Urumva ko nimba umugabo abashe kuba yahinduka ikiremba cyangwa se umusore, ugazasanga ushobora kugira igihe cyo kugira ubushake rimwe mu kwezi cyangwa rimwe mu cyumweru, urumva akaba ari ikibazo. Aha nanone indi ngaruka yindi ishobora kugenda igaragara ku bantu bagiye bagira kwikinisha, ni hahandi uzasanga intanga zawe zarahindutse ibihuhwe. Ukabona umuntu amaranye n'umugore umwaka 2-3 babasha gusama, ntabasha gutera inda. Ukibaza ese byaba biterwa n'iki? Kandi nyamara nta yindi mpamvu bitera, ni ingaruka watewe n'iki? Watewe no kwikinisha. Akenshi rero nicyo tuba turi kubwira abaduteza amatwi ko mu gihe uziba ugira kwikinisha nyabona gerageza wiyiteho izi ngaruka zose zitazagira gute? Zitazakugeraho. Cyangwa se ukazasanga umugabo nta kigira intanga, zino ntanga za kigabo tuzi nta kizigira. Yakora kiriya gikorwa akumva abaye nk'urangije ariko akabura ibyo arangije, cyangwa se zanaboneka akabona zimeze nk'amazi ayatemba, ugashaka isura yazo ukagira gute? Ukayibura. Izo zose rero ni ingaruka ushobora kuzagenda wibonaho ku bantu bagiye bagira kwikinisha. Ariko bibutsa ko ibi byose mu kigo Relax Life Center tugenda tugufasha, tukabasha kukwitaho kugira dukurikirane ubuzima
bwawe. Aha nanone indi ngaruka yindi ushobora kuzibonaho ku bagabo, hashobora kubaho kwangirika kwa prostate. Urumva ko ushobora kwangirika kwa kanyama. Prostate ubundi hari benshi batazi ngo ni iki. Ni akanyama gashinzwe cyangwa se ni urwungano rushinzwe gutanga imvubura zisohokana n'intanga muri cya gihe uri gukora cya gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina. Aha rero hashobora kuba kwangirika kwayo, none ugazasanga ukurijemo ikibazo kiriya kanseri y'iki ya prostate. Urumva ko ntabwo aba ari byiza, kandi ari wowe wagize gute, wabyikururiye. Buriya hari ukuntu umuntu akubwira ngo ushobora kwicukurira imva ucukuje ikiyiko, kandi yamva ukazayuzuza. Nta kindi biba bishaka kuvuga rero, ni izi ngaruka z'ibi byose dushobora kugenda twikurura twebwe ubwacu. Usanga bagigira kwikinisha, nyamara ntuzi ko hari ingaruka biri kukugiraho. Urumva ko niyamva wagiye ucukuza iki cya kiyiko tuvuga, buhoro buhoro, noneho deni uzasanga wagize iki, wagize kuzuza yamva ukoresheje ikiyiko. Ibi rero nicyo bishatse kuvuga buriya ngo imigani ya Kinyarwanda, ngo umugani ugana kariho. Nawe urushaho gutangira wikinisha buhoro, ukwezi kumwe ugatangira ku munsi wa mbere, ukabikora icyumweru, ukwezi 3, umwaka ugashira 5, kandi nyamara ukwishyira habi. Aha icyo nshaka kuvuga ntabwo bivuze ko umuntu ugira ingaruka ari wikinisha igihe kirekire. Ushobora no kubikora inshuro imwe cyangwa ebyiri cyangwa 3, za ngaruka zikagira gute, zikakuzaho. Kandi bitavuze ko izi ngaruka zose twagiye tubona ariko ushobora kuzibonaho zose. Oya, ushobora kubona imwe cyangwa ebyiri muri zo, cyangwa 3 cyangwa 4, ariko urumva ko iyo ngaruka wagize gute, uba wayigize. Ubwo rero urumva ko nimba ubonye ingaruka imwe cyangwa ebyiri, nyabona gerageza wiyiteho, ubashe kwikurikirana kugira ngo utazavaho uhura n'izo ngaruka zose. Ibaze nawe ushatse umudamu ukeneye ko mubyara ukabona ntimubyaye. Ibaze nawe mugeze muri cya gikorwa cyo gukora ya mibonano mpuzabitsina ugasanga biranze. Urabitekereje wenda mukigera mu buriri cyangwa se muri kiriya cyumba cy'amabanga, urabitekereje uhise urangiza ako kanya. Urabyinginze ngo byongere bize, biranze. Icyumweru kirashize, 2 birashize. Cyangwa se wenda ubaye kijya gutangira cya gikorwa uhise urangiza, ntiwongeye kubitekereza. Wenda wongeye kubitekereza mu gitondo saa 11 cyangwa se isaha ntazindi, nabwo birongeye baye kwa kundi. Iminsi 5 ukwezi gushize bimeze gutyo. Ibaze nawe ko ipfunwe usigarana wowe ubwawe. Numva ko kwikinisha ni ibintu bishobora kugenda bigira ingaruka zigiye zikomeye, ariko nkwibutsa ko ushobora kutugana mu kigo Relax Life Center, tukabasha kukwitaho, tukabasha kugenda dukurikirana ubuzima bwawe mu gihe gito cyane. Za ngaruka zose wari ufite ziba zagize gute, ziba zarangiye. Ku badamu naho rero turi kuvuga ku bijyanye n'imyanya myibarukiro, ku bagabo ingaruka bashobora guhura nazo, no ku badamu za ngaruka zishobora kubaho. Urumva ko ku bagabo twabonye ko ku bijyanye n'imyanya myibarukiro bashobora kurangiza vuba, kubura ubushake, gucika intege, kutabyara, kwangirika kwa prostate. Zose ni ingaruka ushobora kugenda bibonaho ku bagabo ku bijyanye n'imyanya myibarukiro. N'izindi twagiye turebaho ku mpagarike ya muntu, ku bijyanye n'ubwonko, byose mu two twagiye turaba byinshi. Noneho ku badamu naho ku bijyanye n'ubwonko bwo ingaruka ni za zindi bahuriyeho bose, harimo kwibagirwa, kurwara umutwe, kugira isereri, ndetse no ku mpagarike ya muntu harimo kugira ikibazo cy'umugongo, harimo kugira ikibazo yo guhumeka nabi. Bose ku badamu barashobora kubigira nabo, kubabara mu gatuza, byose ushobora kubigira. Ariko noneho nabo ku bijyanye n'imyanya myibarukiro, aha noneho nawe ashobora kugira igihe cyo kubura ubushake. Usanga muri we arumva nta bushake afite bwo kuba yakora kiriya gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina. Biturutse ku iki? Biturutse ku ngaruka yatewe no kwikinisha, kuko yagize kwangirika ku bwonko. Habaho kwangirika kwa ya misemburo ya progesterone ndetse n'ubwonko, ya mikoranire y'uriya musemburo wa progesterone ndetse n'ubwonko, habaho kwangirika kwawo. Noneho bituma cya gikorwa kitabasha kubaho neza, bituma atakigira ubushake. Iyo ni ingaruka ya mbere nawe ashobora kwibonaho. Indi ngaruka yindi ashobora kugira ikibazo cyo kubura amavangingo. Nayo ni indi ngaruka yindi ashobora kwibonaho, ugazasanga afite ikibazo cyo kubura amavangingo. Kandi biturutse kuki? Biturutse kuri za ngaruka zo kwikinisha. Aha nanone ashobora kubaho kwangirika kwa nyababyeyi. Byose biturutse kuki? Biturutse kuri za ngaruka zo kwikinisha. Asanga agiye kwangirika kwa nyababyeyi, rimwe na rimwe arahora aremerewe mu kiziba cy'inda, arajya mu mihanga akababara, arahorana infection adashira. Byose byaraturutse kuki? Kwikinisha.
aha nanone kandi indi ngaruka yindi ashobora kwibonaho, ashobora kujya agira ikibazo cyo kujya aho arabona rimwe na rimwe ashobora kujya azana amaraso nk'uri mu mihango, kandi nyamara atari mu mihango, ahubwo ari ingaruka yagiye aterwa n'iki, yagiye aterwa no kwikinisha. Indi ngaruka yindi nanone ni hahandi azumva akoze igikorwa cy'imibonano wenda n'uwo bashakanye, akumva ntageze ku ndunduro cyangwa se ntageze kuri wa munezero wo kurangiza nk'umuntu wakoze cya gikorwa, ahubwo akaba yakibeta umutware we akajya kwikinisha kubona ibyo bimunejeje. Urumva ko ni ingaruka zigiye zitari nziza ushobora kugenda wibonaho, ariko mbibutsa ko ibyo byose mu kigo Relax Life Center tubasha kugufasha. Aha nanone kandi umudamu cyangwa se umukobwa ashobora kugira ingaruka yo kutabyara nawe, kuko habayeho kwangirika kwa nyababyeyi ugasanga bimuviremo kutabyara, habayeho kwangirika kwa za ntangangore nawe zabaye zabaye biwe, ugazasanga nawe agize ya ngaruka yo kutabyara. Ariko ibyo byose nkwibutsa ko mu kigo Relax Life Center uraza twakwitaho, tukamenya ko tugenda dukurikirana ubuzima bwawe. Nyabona rero wowe uduteza amatwi, wowe uri kudukurikirana, gerageza aka kanya niba wikinisha ubireke, ahubwo uvuga uti ese ntago naba narahuye n'ingaruka zabyo. Gana muganga uze rero akumanze arebe se nta ngaruka yagiye uterwa nabyo, kuko ushobora no kuba ziriya ngaruka zose twavuze haruguru utaratangira kuzibonaho kandi nyamara uzifite, cyangwa se hari zutakibonaho kandi uzifite. Mu gihe utarashaka wenda utarubaka ntago wamenya kutabyara wenda, sibyo? Iyo ni ingaruka wenda iri ancrave idashobora guhita ubona ako kanya. Iyo wenda indi ngaruka yindi ishobora kuba yaba iri nk'ahantu mu cyeragati nayo udashobora guhita ubona ako kanya. Rimwe na rimwe ni handi uzabwirwa n'iki se k'intanga zawe zidafite ireme, uzabwirwa n'iki se ko nyabyeyi yawe yangiritse. Ibyo byose ni bimwe mu bintu bishobora kuboneka ari uko ubonanye na muganga. Ariko nkwibutsa ko hari n'izihita wibonaho ako kanya muri za twagiye tuvugaho, nko kurangiza vuba akabugabo, kubura ubushake ku mugabo cyangwa ku mugore, guhorana umutwe, kugira isereri, gucika intege mu mubiri. Harimo izo ushobora guhita wibonaho ako kanya, ariko nizo utabasha kubona. Niyo mpamvu rero wegera muganga ukamubwira uti nyamara nagize ikibazo iki n'iki se nta ngaruka byaba byarangizeho. Ibyo byose reka nkubwire ko mu kigo Relax Life Center tubasha kugufasha, tukabasha kugenda twita ku buzima bwawe. Mbibutsa ko nimero mwadushakiraho rero nta yindi ni 0788 83 23 iyo akaba nimero y'ikigo Relax Life Center ashobora gushakiraho mu gihe hari byinshi wifuza kumenya, mu gihe hari byinshi wifuza gusobanuza. Kandi mbibutsa ko uru rubuga ushobora kugenda urudukurikiranaho buri munsi, ndetse ukanda kukazogera kugira ngo ibi biganiro byacu ugenda ubibona buri munsi mu gihe hari byinshi ukeneye kumenya cyangwa se gusobanuza. Babwira ko mwari kumwe na muganga wa Jean Marie Vianney mu kigo Relax Life Center. Murakoze rero, mugire umunsi mwiza, muhirwe n'imigisha, muhirwe no gutunga no gutunganirwa. Imana ibahe umugisha.